Guhaye ikaze ni Kigali The Twilight Talks Entertainment ni amakuru y'imyidagaduro nk'uko bisanzwe ku bantu bamaze gukanda subscribe bo barabizi ko ntajya mbatenguha nkugeza amakuru yose bari kugenda avugwa hirya no hino cyane cyane aya hano mu Rwanda niyo twibandaho umunsi ku munsi. So nta kindi rero tugiye kuba tugarukaho ni inkuru yakomeje kugenda ikwirakwizwa hirya no hino, ndetse ni inkuru navuga ngo ishimishije ku banyarwanda muri rusange bakunda imyidagaduro, bitewe n'uko hano mu Rwanda hagiye kuba igitaramo gikomeye cyane mu masaha makeya. Mu kanya rwose nibwo igitaramo gihuza ibihangange bigiye bitandukanye byo muri Nigeria ndetse n'ibyo mu Rwanda kiraba kijya mbere hariya rwose muri Kigali Arena. So ni nyuma y'uko rero hatangijwe iserukiramuco ryitwa Giants of Africa, ndetse iri ngiri rikaba ari ubugira kabiri rigiye kubera hano mu Rwanda. Ngira ngo igihe ryabaga muri 2023 nibwo haje ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse hakaza Diamond Platnumz ubwo aheruka mu Rwanda no kubera iyi Giants of Africa, ndetse hakaza n'uwitwa Davido nawe nibwo icyo gihe aheruka mu Rwanda azanywe na Giants of Africa. Rero ngira ngo murabyibuka neza ko rwose byari byiza ndetse byari ibirori. Rero uyu munsi ho ndavuga ngo ni amata yabyaye amavuta, bitewe n'uko hari abasitari barenze batatu bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika bashobora kuba bagiye guhurira ku rubyiniro hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko biteganyijwe rwose, nk'uko bigaragara biraba ari ibitangaza ndetse biraba ari byiza cyane. So witwa uyu bita Timaya we ubu ngubu navuga ko rwose ahamaze igihe hano mu Rwanda, dore ko yaje ku wa kane nibwo yazaga, nibwo yaraye mu Rwanda, ku wa gatanu yirirwa hano, ku wa gatandatu ubu ngubu nibwo rero ari buze kuba akora noneho icyamuzanye. Ngira ngo Timaya ni umwe mu bagabo bakunzwe cyane hano muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi utahibagiwe, dore ko amaze kubaka izina rikomeye cyane. Kugira ngo umushyigure bisaba nyine ngo ube warakoze ifungo rigaragara. So ni igitaramo rero ndetse navuga ngo ni ibikorwa by'uwitwa Masai Ujiri. Masai Ujiri uyu nguyu akaba ari umushoramari ndetse w'umunyakenya ndetse n'umunyanigeria, kubera ko umubyeyi umwe we ni umunyanigeria ndetse undi we ni umunyakenya. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bagabo bakomeye cyane ndetse bamamaye mu bikorwa byo gukina basket ndetse no kuba baba abatoza ba basket muri Amerika, ndetse akaba ari umugabo ukomeye cyane navuga ngo ufite amafaranga menshi. So twihuse cyane rero, Masai Ujiri yahisemo kuba yashora imari cyangwa se kuba yakora ibikorwa nk'ibi ngibi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bigendeye ku byo namwe mwibonera u Rwanda rukunda guha opportunity cyangwa se rukunda guha abanyamahanga amahirwe kugira ngo bashore hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So navuga ko ni muri uru rwego n'ubundi yubatse iriya nyubako yitwa Zaria Court, nyuma y'uko ahawe ubutaka, ndetse kuri ubu ngubu akaba agiye no kububyaza umusaruro nyuma y'uko yubatse igikorwa kirenze cyangwa se igikorwa cy'imyidagaduro, nk'uko hano mu Rwanda n'ubundi dushyira siporo imbere kugira ngo tugire ubuzima bwiza. So rero uyu Masai Ujiri yubatse Zaria Court, ngira ngo ejo bundi bajya kuba bayitaha, ndetse byabaye n'ibirori byari byiza cyane, dore ko hagiye haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tubonamo n'umuhanzi Tekno Miles watunguranye rwose ku rubyiniro tutazi ko ari na hano mu Rwanda. Ngira ngo mwagiye mubibona ndetse byaranavuzwe cyane hano. Ngira ngo aka gafoto uri kukabona hano, Masai Ujiri yari arimo kuvuga ijambo, abitwa ba Arnesan bamaze kuririmba, ndetse na ba Neringabo, ngira ngo n'umukobwa wa perezida uriya Ange Kagame nawe yari ariyo. Abantu babashije kubona udufoto cyangwa se amashusho hirya no hino, mwagiye mubibona, byari byiza cyane. Rero uyu Tekno Miles yaratunguranye kuko nta muntu n'umwe wari uzi ko yari ari mu Rwanda. Ubwo Masai Ujiri yafashe ijambo ari kwivugira bisanzwe, bazi ko nyine bagiye kudusezerera ngo tugende, nibwo uyu Tekno Miles yamusanze kuri stage. Biratunguranye cyane, yaje yambaye mask tuyoberwa n'uwo ari we, ariko akuyemo mask abantu bose bahita bavuza induru. Ni surprise rero yari akoze, dore ko abantu nta nubwo hari haje abantu benshi. Cyakoze iyo baza kumenya ko uyu Tekno Miles ashobora kuba ariyo, nkeka ko bari kuza ari benshi cyane, ariko icyo gihe ntabwo bari baje ari benshi, bari bazi ko ari ibitaramo bisanzwe kuko byari ikirori cyo kumurika imideri. So twihuse cyane rero, uyu munsi bwo biraba ari ibicika, nongeremo ngo biraba ari ibicika, kubera ko abahanzi bagiye bakomakomeye b'abanyanigeria nk'uwitwa Star ndetse na Timaya ndetse n'uwitwa Kiss Daniel, ndetse utibagiwe n'ab'iwacu bahangaha cyane cyane, dore ko werekanwe ku ruhembe rwa mbere cyangwa se
uwerekanwe biri sure ko aza guperforminga ni uwitwa The Ben, akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane bashyizwe ku rutonde ko bari buze kuba baperforminga. Rero ngira ngo muri kubibona ko hano aka gafoto ngira muri kukabona yari yagiye gucekinga sound areba uko ibyuma bimeze, areba ababyinnyi kugira ngo uyu munsi ibintu byose bibe biri tayari, ubundi aze kudukorera ibitangaza mu ijwi rye rinogeye amatwi mumukundira cyane cyane abanyarwanda. So The Ben rero nawe uyu munsi surely ari buze kuba aperforminga hariya muri Giants of Africa, igitaramo kabisa giteye ubwoba, dore ko abantu b'i Burayi baba bazi ko hano muri Afurika ari ahantu hahora intambara gusa, ariko iyo babonye igikorwa nk'iki ngiki bahita bamenya ko muri Afurika hari n'abantu bafite impano ndetse bakaba banabafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni muri urwo rwego n'ubundi uwitwa Ira Star nk'umuhanzi ukomeye cyane, navuga ko ari nawe musitari, navuga ngo uraba witezwe cyangwa se uhanzwe amaso kuri ubu ngubu, navuga ngo uri on the top. So Ira Star rero uyu munsi yaje n'ubundi ahura n'abakunzi be bagiye batandukanye ubwo yari ari kuva ku kibuga cy'indege, ndetse ahura n'umukobwa rwose ngo wavuye i Rubavu ari kumwe na mama we, ari kurira cyane avuga uti singiri burote mbona Ira Star. Ngira ngo hano uri kumubona, hano bari bahuje urugwiro yamuhobeye kabisa, ubona ko uwo mukobwa yishimiye, amarira yabaye amarira kabisa byamurenze, wabonaga ko yishimye, inzozi ze ubona ko rwose azikabije, ndetse uyu Ira Star yemeje no kumugurira itike kugira ngo abe yaza muri icyo gitaramo. Rero uyu munsi nkubwire ngo hari buze kuba hashya. Ni umukobwa rero muri iyi minsi nk'uko mwagiye mubibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, kuri ubu ngubu ari no kubarizwa muri label y'uwitwa Jay-Z. Mvuze ngo Jay-Z nta muntu uba utamuzi ku isi hose, n'umusitari w'umunyamerika muba mumuzi. Rero aherutse gusinya muri label yitwa Roc Nation y'uwitwa Jay-Z. Kuri ubu ngubu ari muri under management y'uwitwa Jay-Z. Yanamushyizeho icyo nakita nka kondisiyo ziba zigoranye kugira ngo ube wasinya muri iyo label, kubera ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye bagiye bemeranya ko ashobora kuba yazabikurikiza nyine igihe yemeye kuba yasinya muri iyo label, bitewe n'uko ari abakobwa hari igihe bafata igihe kinini bari mu biruhuko bigiye bitandukanye nk'iyo yabyaye. Rero we yashyizweho kondisiyo z'uko nta musheri agomba kugira cyangwa se boyfriend mu gihe kingana n'imyaka 5 basinyanye, ndetse anamushyiraho kondisiyo z'uko adashobora kuba yabyara mu gihe kingana n'iyo myaka 5. Ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wenda tuzagira igihe cyabyo tugende tubivugeho, turebe izi kondisiyo uko bigiye byifashe, n'izindi nyinshi wenda ntafite umwanya noneho kuba nazivugaho, ariko buriya tuzagira igihe cyabyo tubiganireho. Ni umukobwa rero umaze kubaka izina rikomeye cyane. Hari n'akandi kavido karembo n'agasirikira, dore ko ari indirimbo kuri ubu ngubu afite nshyashya yitwa Hot Body. Nabonye kabisa uwitwa Cardi B arimo kugenda akabyina avuga ko ariyo ndirimbo kabisa yishimiye muri iyo minsi. Rero uwo muntu umeze gutyo uri kwishimirwa n'abahanzi b'Abanyamerika, ndetse navuga ngo unagezweho cyane muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko last year nibwo yatwaye Grammy Award nk'umuhanzi kabisa mwiza wo muri Afurika ukizamuka. Urumva ko rero ni umukobwa uri kugenda yubaka ibigwi bidasanzwe. Uwo muntu uri kubaka ibyo bigwi bimeze gutyo, ku mugoroba w'uyu munsi araba ari gutaramira abanyarwanda hariya muri arena kabisa. Nimba wishoboye cyangwa se nimba warabashije kubukinga agatike, unyarukireyo wirebere, uhanga amaso ibyiza kabisa biza kuba byabera, dore ko abantu nk'abi bakoze stage kabisa, stage zabo ziba ari umuriro. So ngayo nguko uwitwa Kiss Daniel nawe araba ariyo, Timo yaraba ariyo, Ira Star araba ariyo, The Ben araba ariyo, n'abandi batiriwe bavugwa, dore ko rwose barahari kuko nk'iyo uvuze The Ben egare kuvuga bariya ba Kevin Kade. Element we nuko adahari, ariko nawe byumvikana ko yari kuba performinga. Kevin Kade ndetse na The Ben bamaze gukora umubano udasanzwe. Ntibyagutungura rero ubonye Kevin Kade bamuzamuye kuri stage akaririmbana indirimbo zigeze kuri 2 bafitanye n'uyu witwa The Ben. Urumva ko rero biraba ari ubutamu kabisa, uze kuza wihere ijisho. So ngayo nguko nibyo ngibyo, n'andi makuru yose ari buze kuba yajya hanze yose ndahita nyakubwiraho, dore ko aho mutari kabisa turahababereye. So mugire ibihe byiza rero. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment. Amakuru y'abasitari yo nakagaruka na mu kanya rwose. N'indi nkuru nshyashya ntucikwe, kandi subscribe.